Fabrice mwana wanjye Kamande warakoze kubera ahantu wankuye numva maze gutekana ariko Fabrice ndakumva ari ikintu ushaka kukubwira buriya papa wawe Mutoni ntiyamuroze uzi ko yongeye agasubirayo Anti njye ntumbwiye ntabwo nabitinda Mutoni ntabwo ari umuntu mwiza na gato mumbaze njye na Fabiola twarabanye mu nzu imwe ariko Anti icyo ushaka kugusaba waretse tukazajya gusura Fabiola muri gereza subiza aho rukuye yego ye wese kandi ugejejwe n'iki hano ubuse nawe waba ukeneye icumbira mburiye uza ari iki kimugenza aha inzira yakwigize ari nayo gusohoka gira vuba kandi sinzi ibyo nabona enda genda Fabrice kubera ibintu Fabiola yankoreye ntabwo nahimuka mu maso ye wowe uzijyanye Fabiola nakurikiranye urubanza rwawe rwose narwumvise birambuye ariko uyu niwo mwanya mbonye yo kuvugana nawe ndagira ngo umwize ukuri urupfu rwa Manzi warugizemo uruhare Fabrice ndakurahira Imana isumba byose yo mu ijuru ntabwo ari ngiye kwishema ese umaze kugera mu rugo urimo uza kureba Manzi ese ni iki wari uje kumubwira Fabrice njyewe nari naratandukanye na Manzi naje nje gusaba Manzi imbabazi mu gihe nyihagera nibwo nagiye kubona mbona Manzi baramurashe yikubise hasi mu kuri kw'Imana niba narigeze mbigiramo uruhare Imana yo mu ijuru izampana ni ukuvuga ngo winjira Manzi wasanze ari kumwe nande mu nzu hari harimo Manzi n'umwana gusa Brian ese Manzi wawe warasanze ari mu yihe mudu ese wabonaga arakaye wabonaga yishimye wabonaga ameze ati Fabrice ibyo ari byo byose kubera ibintu nakoze birumvikana ko atari yishimye ni irihe jambo yaba arakubwiye mbere yuko ajya gupfa ni iki waba wibuka icyo nibuka gusa we yateze gutya akaboko anyigizayo ambwira Fabiola bigaragara ko yashaka nk'ushaka kunkinga umwanzi mbona Manzi yikubise hasi
ariko hagati aho ngaho mu guhindukira amaze kuvuza induru nibwo narebye mbona munsi y'irido harimo inkweto z'umugabo n'ipantaro. turabashimye rero, twishimiye ko mwatwakiriye, ariko uyu mugenzi wanjye ndibaza ko mutamumenye, yitwa Saido. Nagira ngo rero mu kiganiro tugiye kugirana aha ngaha ntumugireho ikibazo. Saido, ndumva nta kibazo, nawe wabidufashamo. Karimu rero ngira ngo uzi ko wigeze kuba muka wacu. Ikibazo twagira ngo udufashemo ni icya Diyaro, ari we se w'aba bana. Twagira ngo dufashe kumukura ku mupfumu. Karimu, ukwiye kugira agahinda ka papa wanjye, ari we sobukwe wawe, urupfu apfuye. Ndabyumva, ariko ntabwo byoroshye. Harya Mutoni uwo muvuga si umugore we kuva kera? None se ubwo muribaza ko twakura umugabo mu rugo bigashoboka? Kari, urebye urupfu Diyaro apfuye, Diyaro nta gikaraba, nta kenda kigira, ndetse n'iyo abonye umuntu yarazi ahita aca akirukanka. Karimu, ubu ngubu ushobora kwemera koko papa akaguma muri uriya pfumu barimo? Karimu, gerageza, n'icyo wakora. Saido, ndakumva. nawe ndumva hari icyo wadufashamo. Mu by'ukuri nakurikiranye ikiganiro mwagiranye, ariko biragoye kuvana umuntu ku mupfumu. Siko buriya nawe akorana n'imyuka y'abadayimoni. Buriya kumubona ntabwo mwapfa kumubona, usibye kujya mu marimba aho baba bagiye gucuragurira, nabwo ukajya yari nijoro. Rekera aho Saido, umva turi umuryango, ariko reka mbabwire ikintu kimwe. Uriya musaza mu by'ukuri araboshye pe, mu bigaragara ari mu ngoyi za Satani, ariko mwe kwiheba, Imana irahari kandi izamubohora, mu byizere. Now, let me tell you,
tukareba ntazashobora. Birashoboka se? Muze murebe ko yaba ari umuntu. n'uyu uyu niwe manzi Drake. Birashoboka ko umuntu baba baraje gutwara umuntu mu bitaro bakamwiba? ukuvuga ko namwe mutari mubizi rero. none se muga birashoboka ko ushobora kudushyira amashusho kuri CD cyangwa kuri flash, kuko ni bimwe mu bimenyetso ushaka gutanga ku rukiko kugira ngo mushiki wanjye afungurwe kuko ararengana. Kubibaha byo nta kibazo, ariko tugomba kumanza twavugana n'umuyobozi mukuru w'ibitaro kugira ngo afate icyemezo. Okay. Twaba dutegereje se ukamutubariza kugira ngo tugende tubijyanye byibura. uriya mwana wanjye imisiri imbere urabaye umugabo, ariko hari ibintu ugomba kumenya. ese ubundi usikishe papa wawe? oya, umva ari umwana wanjye Brian, hari ibintu ushaka kubwira. uramenye ariko tuzagira umuntu mubibwira, uzabigira ibanga, ntazajya umuntu uzabimenya. urumva, ntazajya uzabimenya. mama we ni umugome, yishe papa wawe. mama yice papa? mama wawe niwe wishe papa wawe. ubu ngubu uba ufite papa wawe nk'abandi bana bose. umva Brian, umenya ubwenge, umenya ubwenge. none urumva inama ushaka kugira mwana wanjye. Brian, uzihorere, ugomba kuzihorera. uranyumva? hari n'ikindi utaruzi. mama wawe afite undi mwana yabujyanye n'undi mugabo. uranyumva Brian? uzihorere mwana wanjye kandi ugire ubwenge. hano mu muhanda hari urumva, ndahari ntugire ikibazo.
Mwicare. Tugiye gutangira, turahera ku rubanza RP 0039 agakato 13 TGI Nyarugenge. Uregwa yitwa Akoguteta Fabiola mwene Bijyabaramye Diaro na Muziranenge Chantal. Arahari? Ndahari. Araregwa kuba yarivuganye uwo bashakanye ariwe Manzi Drake mwene Kankindi Cecile na Nsengiyumva Jean Claude. Akaba yarahamwe n'icyaha cyo kwivugana uwo bashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2012 mu kwezi kwa gatatu. Fabiola, uriburanira cyangwa urunganirwa? Ndunganirwa. Ijambo ni iry'umushinjacyaha. Murakoze Madame la Présidente. Uyu Akoguteta Fabiola mwene Bijyabaramye Diaro na Muziranenge Chantal arashinjwa kuba yarivuganye uwo bashakanye ariwe Manzi Drake mwene Kankindi Cecile na Nsengiyumva Jean Claude. Madame la Présidente, ahangaha nagira ngo mbibutse ko Akoguteta Fabiola yari hamwe n'iki cyaha, kuko mu bimenyetso byagendeweho ko Akoguteta Fabiola yari yarataye urugo rwe, aho rugarukiyemo mu ijoro rikeye nyuma y'iminsi 2 nibwo umugabo we yarashwe. Nta kimenyetso kugeza ubu ngubu Akoguteta Fabiola yigeze atanga kimushinjura cyangwa se kigaragaza yuko yaba atarivuganye uwo bashakanye. Niyo mpamvu Madame la Présidente, kugeza ubu ngubu mbona nta shingiro afite yiregura, kuko nta n'ibimenyetso bigaragaza ko Fabiola yaba ari umwere. Nkaba nsimbarara ngendeye ku itegeko ryo mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda mu ngingo yaryo 142 bivuga ko uwishe uwo bashakanye ahanishwa igihano cya burundu. Niyo mpamvu Madame la Présidente, Akoguteta Fabiola twamusabiraga ko mu gihe aramutse ahamwe burundu n'icyaha cyo kuba yarivuganye uwo bashakanye, itegeko ryashyirwa mu bikorwa agahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Maître, ibyo umushinjacyaha avuze hari cyongeraho? Murakoze nyakubahwa Perezidante w'urukiko. Nyuma y'uko Akoguteta Fabiola ahamwe n'icyaha cy'uko yaba yarishe uwo bashakanye Manzi Drake, nyakubahwa Perezidante w'urukiko, ntabwo nemeranya n'ubushinjacyaha ibyo rwavuze, kuko ubushinjacyaha ntabwo bwigeze bukora iperereza ryimbitse ku bijyanye n'iraswa ry'uwahoze ari umugabo wa Akoguteta Fabiola. Nyakubahwa Perezidante w'urukiko, nyuma y'imyaka 5 ishize Akoguteta Fabiola amaze afunze, naje gukora iperereza ryimbitse sanga Akoguteta Fabiola nta ruhare yigeze agira mu iyicwa ry'umugabo we Manzi Drake. Nyakubahwa Perezidante w'urukiko, nkaba mfite ibimenyetso byimbitse byerekana yuko Manzi Drake n'ubu ngubu yaba akiriho, kuko nyuma y'uko Manzi Drake araswa yaje kujyanwa kwa muganga
nyuma akaza kwibwa ari muzima. Ibyo nyakubahwa perezidante w'urukiko nkaba mbifitiye gihamya, nkaba mfite ibimenyetso by'amashusho ndetse no mu nyandiko. Nyakubahwa perezidante w'urukiko, akaba ari nabwo mpamya yuko Manzi Drake atapfuye ahubwo ari muzima. Ubushinjacyaha ibyo buri kuvuga ntabwo bwigeze bubikorera iperereza risesuye. Nyakubahwa perezidante w'urukiko, nkaba nsaba ko uwo mburanira ako Guteta Fabiola ko yafungurwa by'agateganyo mu gihe iperereza risesuye rigikorwa. Murakoze perezidante w'urukiko. Ibyo bimenyetso uvuga biri he? Wabigaragaza? Murakoze nyakubahwa perezidante w'urukiko, ibyo bimenyetso ndabifite. Mushobora kubitugaragariza. Urubanza ruzasomwa ku itariki 10/12/2017 saa 8. niko Diaro igihe cyose nahereye nkubwira ngo ibi bintu byose ubikureho wari utarabirangiza. Ariko Diaro uba muzima cyangwa ubu mukanyizwa abashyitsi bari buze bagasanga ibi bintu bicyandagaye hano, ubu baribaza ko turi bazima cyangwa baribaza ko turi abasazi. Si wowe ndi kubwira, ntabwo ari wowe ndi kubaza, ntabwo ari wowe mbaza. Ariko ubu koko guhera mu gitondo nyora bino bintu navuye no gutera intabire ziba ragaye ikigo. Ubu yaje gukora iki yawe? Haguruka
haguruka ntabwo uri kunyumva ntabwo uri kunyumva si wowe ndi kubaza haguruka haguruka se haguruka muraho yemwe muraho muri bande murashaka iki muragenzwa n'iki murakaza neza abana seko ndiba mutagenzwa n'amahoro biti turagenzwa n'amahoro ikitugenza hano rero ndumva ushaka kukimenya tuje hano kureba imbohe waboheye ahangaha jesi wanjye ngira imbohe njye ntabwo njye mbohe iwanjye hano umva tuje kureba imbohe wa musaza wagize imbata ariko wa mugabo uri muzima cyangwa njye nakubwiye ko nta mbohe ngira iwanjye uri uranyumva uriya ni umugabo wanjye yewe ikituzanye no kumutwara ngo iki ariko muri bazima umva nkubwire nongere mbisubiremo tuje kubohora imbohe waboheye ahangaha
n'ingabo zawe zazindukorera zikuzimu. ariko murashaka iki mwabagabo? Tuje kubohora imbohe. Ndabateza ryangombe Katika jina la Yesu. Tuje kubohora imbohe. mbohereza amahembe yanjye abasahure sa. Umva. Tugende kumufata. Twakubwiye ngo imbaraga zawe n'ubusa, twe dukoreshwa n'imbaraga z'Imana. Turashaka imbohe wagize imbata ahangaha. nta kintu byadukora ibyo. Ibyo ni ubusa kuri twebwe. nta kintu byadukora kuko dufite umutware uduhagarika. Ndaboherereza ihembe ryanjye ribasahure. Mu izina rya Yesu Kristo. Tuje kubohora imbohe iri ahangaha. Erega nushaka utuze, imbaraga zikuyobora ni ubusa. Kuko twebwe dufite umutware, dufite imbaraga, dufite ingabo ziduhagarikiye, kandi turashaka kubohora umusaza wagize imbaraga ari buri wicaye hano. ariko ubundi muje mwitwaje iki? Mu izina rya Yesu. ushobora kwicara. Tugiye gutangira gusoma imanza. Urubanza tugiye guheraho ni urubanza nimero RP 0039 agakato 13 TGI Nyarugenge. None ku tariki 10 z'ukwa 12 2017 ubushinjacyaha buregamo ako guteta Fabiola mwene Bijyabaramye Diaro na Muziranenge Chantal. Tumaze kubona ibimenyetso ubushinjacyaha bwatanze, tukanumva imyiregurire y'uwitwa ako guteta Fabiola n'ibimenyetso yatanze,
wunganirwaga na Maître Ruzindana Fabrice. Urukiko rwemeje ko afungurwa by'agateganyo. Nuko rukijijwe none ku itariki 10/12/2017. Uraho neza mwana? Yego. Ni amahoro? Yego. Oh, karibu sana mwana. Yego. Meze neza? Sawa. Ishuri biragenda? Biragenda. Wicaye nyine si mama. ariko tonto Yes. mama yaba yagiye he? Mama ntabwo twiriranwe. Yavuye hano mu gitondo avuga ko ari bugaruke vuba ariko ndabona ataraza. Ariko nawe urakabije gukunda mama wawe cyane. Reka ndamukumbuye. Kagenda ujye gufata icyo kurya dore urashonje. Andi makuru usaba ubwo barahari se bari barimo bararuhuka ariko barahari nababona se ko nari mbakeneye kanze mukubwira nihangane gato Neza? Amakuru. Sawa? Karibu sana. Urakoze cyane. Nukuri amakuru. Neza. Biragenda. Yego. Ni amahoro se? Yari amahoro. Okay. Ntabwo twabamenye ariko. Njyewe ndi inshuti ya Alicia. Yego. Nari nshiyanuka umusuhuza ntabwo twaherukanaga. Okay. Na yaba hari se? Ntabwo none ahari. Ariko uje kugaruka mu masaha nimugoroba ushobora kuhamusanga. Mugoroba. Nasanga heza. Byibura nka saa moya n'igice. Ndagerageza ndebe kanye kaboneka. Niyo kandi ntaza no munsi n'ikindi gihe naza. Ntabwo byihutirwa nuko ntamuhirukaga. Hanyuma aribwo ntari mwamusanze reka mbe ngiye gusa naza umubwiye ko nahageze. Okay, ndamubwira ko ari nde? Umubwire Claudine. Tumubwiye ati wa mudamu inshuti ya Claudine arahita amenya. Okay. Reka ngiye ku kazi
aramutse aje umusuhurize mbwe ko nahageze yawe reka nkureke ugire kandi ibihe byiza baye unsezero n'umwana Karibu. Muraho neza. Karibu mwicare. Amakuru yawe se? Neza. Ko ntakumenye. Njyewe nitwa Dave. Ndi umukozi wa Alicia. Akaba yawantumyeho. Alicia yakuntumyeho? Ko atarasazwe n'umuhabona se ubundi iyo atiyiziraga yampumagaraga